mu myitozo kugira ngo atangire nabo batinyuke kuza kwegera abakuru babo. Harimo umuhungu nabonye ukina ku ruhande Risi yazi gukina witwa suri kuvuga Osherisi oya nabonye mu bahamagaye ukina Gabriel apana Gabriel n'umwataka kino kurande ni Risi nyine ndi yitwa Helafu fullback fullback yenye nagize ngo ravuga ko bawingiza b'imbere w'imyaka 17 nagize ngo ravuga ko bawingiza b'imbere ikintu Mariko Karike yamutinye ngo nuko ngo atigeze atinya abantu bakuru be rwose na Karisi niko bagati Karisi oje niko bagati mukaraje karabaca nkajya gati nta mupira ngo ravuga ndakukubita ati urankubita zo wambonye urankubita wambonye wowe ko ndibona kwica ahubwo bikagucanga abahungu ba Fletcher bose Fletcher bamaze imisora bagenda bahabwa umwanya mu ikipe ya mbere rimwe bakazamuka. Ni byiza nyabone biriya ubundi uri no muco wa Manchester United oya cyane no kuri Karike arabikunda cyane kuko ni gihe yarahari rumuke yateka muri 2021 bura niwe wazanye ba Elanga ba Sancho ba Sancho ari umugabo wa Monesiga Sancho baravuga na Sancho ari umusaza cyane waruje muri transfer ya 180 ahubwo bayiranga no bari batoya ni bagiye oya mani imaze igishinjwa urareba ntigurisha abakinnyi ba academy hagiri mu makipe yinjiza amafaranga menshi bitewe wenda na academy nta nubwo muri first team nta nubwo ifite benshi kandi mu myaka yashize wasangaga Watford Burnley Charlton Middlesbrough ndavuga ikipe zabaga ziri muri Premier Division zizamutse wasangaga Manchester zifitemo abakinnyi barenga 7 ba academy yabo batashobora gukina kwa Manchester United bitewe na level ariko bashobora kuba bari muri kuri level yo gukinira andi makipe matoya ya Premier League. So usanga rero nka Michael Karike uwo muco abawuzi abavuga tereka nzamure wenda uwo Gabriel cyangwa se uwo Fletcher ashobora kwisanga muri ekipe ya mbere bigakunda cyangwa se akaba undi mwaka yaba ari Tara Leicester City yanakoresha cyangwa se indi ekipe yanakoresha bikaba byabaviramo amafaranga. Urebye nka Man City nubwo impamvu Pepe yicara muri press conference akavuga ngo turi ikipe ya gatanu yashoye amafaranga make ku isoko suko baba batarashoye menshi ariko bacuruje amafaranga menshi muri iyi myaka 5 Man City niyo kipe yinjije amafaranga menshi mu bakinnyi yagurishije ba academy. So wareba rero kuri Manchester United yari isanzwe izwiho icyo kintu ko yari ekipe ifite ubwo butunzi muri academy yayo ugasanga ifitemo abakinnyi benshi jya nibuka ba Tom Cleverley ba Danny Welbeck bandi abakinnyi benshi abagifite abakinnyi benshi ukumva ngo uyu ni umukinnyi wa academy ya Manchester United ariko ubu ngubu ugiye kureba usanga ntabwo bakiriza kuri iyo level. Umukeba wabo Manchester City niyo yihariye ako gahigo mu gihe mu indi myaka 10 yarishize yari Chelsea ifite ako gahigo ko gucuruza abakinnyi benshi ba academy mu gihugu cy'Ubwongereza. So mbona rero kuri Michael Karike azi uwo muco ni umuntu wabaye kwa Manchester United afite Premier League 5 byafasha Manchester United kugira iyo DNA yabo noneho buri ufite abakinnyi batatu beza beza muri first team baturuka muri academy kiba ari ikintu cyiza. Nahoze mbona ngo mu myaka 3 ishize Real Madrid yinjije miliyoni 400 z'amapaundi kuri academy gusa batigeze bagera muri first team mu gihe Barcelona yinjije miliyoni 190 bakavuga ati byibuze Perez ntiyabuze byose. Hari naho abatarashoboye gukina muri first team yabakuyemo amafaranga. So kuri Manchester United Karike ni nayo mpamvu genshi gikiye ko yahabwa permanent contract byibuze 2028 Karike yabari gutwara Premier League. Oya kimwe ni rega niyo mpamvu ya ama equipe Ben yagira ama equipe mato niyo mpamvu wagira ama equipe mato ntago amasezerano muyemera Fadi ko seke
ariko ko muhigima ni muvuge mutubwire mwe Benjamin wihigima Fuadi wihigima vuga uti sindi kumwe nawe nemera ko umushinga wa 28 wishwe no kuza kwa Ruben Amorim ariko nje mbona nakwizera Michael Carrick umushinga wa 28 imyaka 150 Manchester United kuri target ya Ineos yuko batwaye igikombe cya shampiyona mu myaka 150 bazaba bakora anniversaire yayo mbona byarishwe no kuza kwa Ruben Amorim ntacyo yakoze kuko byuze zo kuza kwa undi mutoza ari waje akaba ari byo bateguye byari ko byibuze bifite 30% none cya 50 ajya muri munini watsindiwe finale Europa ariko ngo biragoye nyine reka nkubwire waretse se ngatanga igitekerezo rwose nagwaye uburenganzira reka ngushyigikira nshobora gutagushyigikira ni se zimwe ibura se zimwe rero ntabwo ari imwe n'ebyiri oya ni ari mu yamundi twari 2026 hari 2026 2027 iyo ni yasejo oya buretse gato iyo yabari ya Michael Carrick yo uyu munsi reka twemere ko aza top 4 reka nyine nsoza igitekerezo cyanjye nseke nyuma ngo nunse ko ratuma nibagirwa noneho 2026 2027 aga challenging akaba mu challenge ntabwo navuze kotenda 2027 2028 akaba kotenda akagihanganira buretse gato akagitwara rya buretse kotendere buri bugi gitwara ntabwo uba kotenda utagitwara byashoboka uba kotenda ugitwara byashoboka buretse gato reka mbisoze ikombe byashoboka bitera ariko ndebye reka nsoze ariko mujye mwumva ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora oya ngenda bivuga afite umuzamu ukiri muto uri muri proje Sanlamens yatangiye ku muzamu wa mbere karageze ku rwego rwa Donnarumma ari ku rwego buretse reka soze ndashaka nimero 3 ndashaka nimero 3 umwanditse nasira ari kunginga se defense ari kunginga se waseka nawe kandi Rock Shaw azaba kiharama oya nge nabanza wumve nge aba defenseur batatu ndabafite beza muri central defend fite Lisandro Martinez fite Martin de Ruyt fite Reniero de Ruyt ushaka kumara amezi 3 adakina umufite nta kibazo kuva mu kwa 11 wakwitonze ariko se ntiyarakinya ndarindwi buretse fite Reniero uri bwigire kuri Lisandro na Martin de Ruyt fite experience ya Casemiro oya yahari Maguire ndaza gushaka babizwe batari mwongera amasezerano se njyewe ndaza gushaka nje sindi bwite koko Dorgu yanyeretse ko atari nimero 3 yaba umuwinga njyewe najya gushaka nimero 3 sibyo najya gushaka nde nimero 3 nimero 2 ndamufite w'imyaka 26 yitwa Diego Daro na Mazraoui wa 28 ndebera neza abo challenge biragaragara ko bahanganira umwanya umeze neza sava nkajya gushaka nimero 6 sibyo ubwo nabakinyi bangaye babura nimero 3 nimero 2 nako ni nimero 6 abasa abakinyi babiri nkajya gushaka undi mukinyi umwe wenyine w'ibumoso umuwinga wahanganira umwanya na Mateus Cunha na Patrick Dorgu nkavuga ngiye kugira umuwinga tipika najya kuzana Anthony Gordon ibyo byose babikoze kugeza 26 oya rega sabakinyi bane mvuze nose ntiwambinjiza muri sam imwe ugatwara igikombe oya ntabwo navuze igikombe nasire batubwiye ko 28 bagitwara ibintu byose uvuze babikoze muri Mercato ebyiri ariko kuki utabikora se muri Mercato ebyiri ubu se ntabwo bagiye kwinjira top 4 bakoze Mercato imwe ya Ruben Amorim sijye kubashyira muri top 4 kuki sindi sezo utagura bane bacalenginga bazatanga challenge umwaka utaha bazanakina Champions League umwaka 2027 na 28 ukinjizamo babandi bavuga ngo baje gukonfirma gutwara igikombe baze bakora automatisme ariko ntandukanyiriza ni icyifuzo ni igitekerezo hagati y'ibyo bibiri byo mbimbwiramo kimwe ari igitekerezo ni icyifuzo cyane igitekerezo nje nshaka kuvuga ngo ni ansobanurira ni icyifuzo utanze ni projet oya ahubwo sibyo ni kubaza ni kubyumva ibyifuzo byaba bigoranye ni icyifuzo ni igitekerezo ni projet project manager we ibintu kubivuga biroroha ukahita nabica project umunezero aryiza kabisa reka baze project manager reka nyigupangire nkubwire none umbwire ko itagitwara ariko wabyore kwipanga ko wabyore ariko ndi muri projet mwabyore itena kubazaga ntabwo cyakira umva nkubwire shyiramo nimero 3 uyimpangire mani unkorere graphique kandi gendaza kubibaza abantu muraza gusanga nge nagitwara uzajya uvuga uti 3 ndagenda icyifuzo buretse gato
shaka ubutaha uzabibanza ukavuga uti mfite icyifuzo nkamenya niba ari icyifuzo ufite cyangwa ukavuga uti mfite igitekerezo nkamenya niba ari igitekerezo kuri Man United icyo ukoze ni icyifuzo niko wifuza ko byagenda niko byifuza ariko navuga ngo iba yari na projet aho mbashije kurara numvise iba yari na projet ari nkanjye uyifite yagitwara ubwo ni karike ubwo mbashije kumva neza uko bimeze nanjye nicyo mu kwifuza kuko gihe imyaka yanjye ndeba neza ibintu nkibibona neza ndahuzagurika nkeneye kubona United ikomeye hakiri mu mujyi wo gukomera aho rero niho turimo tugana tuvuga tuti 2028 se koko cyaba cyatashye reka njye kubwire be jya muri Bournemouth nshyiraho nimero 3 Adrien Turife sibyo amwita mukura mutereke muri United witwa nde Adrien Turife na Big Four ntikibonetse wa nuzanye sibyo uretse ngenda nakumva cyane sibyo munasi niwumva nkuhakanyije umva warunssohora sibyo fatira miliyoni 80 nazitegure Lincoln zanjye miliyoni 80 ziva kuri banki ya Project Manager ntabwo nari kumubwira sibyo zivuye kuri konti yawe mfatira miliyoni 80 zinjyanire muri Paris Saint-Germain sawa kabisa ndazana nde Vitinha sibyo gatandatu hariya azaba akinana na Kobe Maino Mason Mount ari umusimbura Vitinha Mount nanone komeza urumva ufite mediane ya Kobe Maino na Vitinha na Mount oya na Bruno Fernandes navuze ngo azaba ari umusimbura Mason Mount bane imbere navuze Mason Mount ni umusimbura sibyo nubarasimbura ndongeramo amasezerano Bruno Fernandes kuri experience sibyo kuri experience ariko sawa n'ubuze ga nimero 3 ko atamukizeho hari yabuze gugo ntawizi oya yavuga ashaka atamwumvisha Adrien Turife wa Bournemouth ngende manuke ngenge muri Real Madrid sawa kabisa yego aho ngaho baraguha mbabwire Mati Rodrigo ntabwo akina hano nangize ngo yere kuri Chouameni ko karega Casemiro ntawo Rodrigo Goes ndashaka umuwinga Machachari 11 Rodrigo Goes kubera iki sata oya nibyo ndakumva giye muri Project Manager nkuryamyeho sibyo mbafite wing imwe ya Amad Diallo mfite ya Rodrigo natakisha Benjamin Sesko Bruno Fernandes inyuma yabo Vitinha na Kobe zikaba zawo wibagiwe rero ikindi hari ikindi kintu cy'ingenzi Manura Arsenal mu cya kabiri ushyiremo City mu ariko zirabaze na Liverpool none se zikubise zitari mu cyambere ariko izikubise zitari mu cyambere hanyuma se nyuma kuzikubita ariko umutoza hari atinze kuza ugira ngo ari icyifuzo cyawe uyimpange turi kabisa oya reka mubwize ukuri umva nkubwize ukuri mu myaka ibiri Project Manager ndakwemera cyane 2028 kirabagihari aho turafo Project Manager yabikoze byarangiye ari cyo ushaka uyu niwe uzakina gatatu nibi bitugo araza umupira uyu muhungu ese yahetse imiheto gusa uyu nameze nk'umuhigi w'inuma muze kureba uyu mona ntahiga inkware gusara uretse oya umva nkubwiye Project Manager uguze bangaye batatu iyi sezo ni batatu gusa ubwo ni nuza umuhigi w'inkware na Rodrigo Goes na Vitinha aho arahagije ntabwo navuze iyi sezo ya challenge sibyo ni ukuvuga ngo sezo yo gutwara igikombe byaterwa naho amasezerano ya Harani oya naho kipe yabigeze buriya aho kipe igeze ubu ngewe mbona wagenda wongeramo mbona ibonye top 4 uyu mwaka nakongeramo nimero 3 yego ngewe mbona mu nimero 3 mwiza uri mu gihugu cye kuko sinshaka kujya hanze ya ligue ngewe mbona undi mukinyi mwiza uhari udakina muri Arsenal udakina muri Chelsea kuko ngewe nemera ko ba nimero 3 beza ni kukurera na Arsenal ifite yaba Karafiori cyangwa se Inkapi ntibishoboka ko wabona sibyo nkavuga ni rero umwana uba muri Fulham ariko arakuze nge ndi kureba umutoya uyu ni na mutoya ariko n'umukinnyi mwiza ariko yasubiye inyuma uyu mwaka yasubiye inyuma ariko n'umukinnyi mwiza Turife ni mutoya icyo mbivugira ni mutoya kandi ubona ko 2028 yaba amaze kugira experience byanze ubona sezo ye iri kwanga ari Patrick Dorugo wajya ukora changement nge navuga ni urusha bamwirukanye
Lukshaw yagiye kwa azijyana. Birmingham. Lukshaw ntabwo mubara mu bakinnyi Azijyana. ba projet Ya, gutwara ahubwo ari igikombe umukinnyi utavuze wo muri 2028 Nottingham Ya, ukwiye kuba ari ya, muri ya. Man United ukina hagati Elliot Anderson Elliot ngewe rero ngiye kuko nyene nimero 6 tipike kandi nkaba mbona Elliot akina nk'ibyo Maino akina mbona n'ubundi wabuguze mu box to box sibyo numpa nimero 6 nkumva ari we ndahita no projet ikomeye nge navuze Vitinha yabikomeye navuze Vitinha ngewe kandi mwaka utamaniza biri muri Champions League ariko Ben rero ahantu bakora amakosa shaka guhumukira igitekerezo umukire uyu muntu ni project manager ugomba kumutega amatwi gusa muteze amatwi oya nayanyunganira kandi nge ntabonye Vitinha biragoye ko ubu ngubu wabona umunimero 6 ubwo waba ugiye gushaka umutoya navuga nteka ngene ngure Carlos Bareba ni projet ya 2028 ese wagura wa ndi wo muri Aston Villa witwa ndese Kamara kuri je ya Manchester ikina imipira miremire yihuta mbona Kamara urabona ko ntuza siwe ntikina British game rego wewe nayakina British game ndaryoshye cyane inde urayemera imipira ni yiruka ariko ngewe buriya nge nemera Vitinha kandi mbona kuri Manchester yageze muri top 4 nese ko uvuga imipira yirukanka kandi Vitinha akakina udushot passes aranayire kura agira ama transition duto byakundara okay reka dutegereze